Bantu rero ntabwo tuzakorana gutyo uri indangare nimba utazaho ikintu kiri ujya umbaza yego Ikindi gisaka mama ndina kuri gisaka hano mukambari kagari kundirira ama aya ndayatwara kabisa ntabwo ari nge nzapfa ntakize miliyoni 30 zirampindurira ubuzima ayo mafaranga ndayatwara pe mwana mbabarire amafaranga n'umukozi uzi icyo atekereza mu mutima we. It's okay mushake rero ndamushaka mushake nizere ko uzatuye Reka nze ngerageze ndebe reka ntabwo ari ukugerageza ahubwo ushobora mushake ndamushaka kabisa cyangwa dushyiraho inzego zibishoboye zimushakisha sawa reka tugerageze turebe nanjye kiremwa akanje ariko rwose pe. Itangazo ryihutirwa rireba abanyarwanda mwese mutuye mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba, waba uri mu bihugu by'amahanga cyangwa uri mu bihugu by'abaturanyi, ndetse iri tangazo rirakureba cyane cyane abantu mukunda filimi nyarwanda ndetse miniseri na filimi zirangira. Iri tangazo mwese nk'abanyarwanda rirabareba, abantu mwakunze seri nk'abamenya, seri nk'umuturanyi ndetse nka City Med n'izindi nyinshi nka ba Papa Sava. Kidasamura TV Rwanda yazanye impinduka cyangwa agiye guhindura ibintu, ariko ubu ngubu tuvugana rebamo hasi muri link, hasi muri comment harimo link nashyizemo. Nimba ushaka kureba seri ikwigisha, seri igufasha, iyi seri irimo inyigisho nyinshi, kanda hepfo muri comment nashyizemo seri iryoshye cyane ifite ibice bitatu ndetse turacyakomeza kuyikora. Jya muri link hasi muri comment urebemo iyo seri uyirebe. Rero itangazo nabateguriye, banza ukore subscribe, fungura inzogera kugira ngo uzajye ubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Itangazo nabateguriye kuno munsi ku iki gicamunsi, nongeye kubabwira yuko Kidasamura TV Rwanda ari guhindura ibintu mu buryo butandukanye. Ubu tuvugana Kidasamura TV Rwanda ku wa mbere azajya ashyiraho episode, ku wa gatatu ashyiraho episode, ku wa kane ashyiraho episode, ku buryo buri cyumweru tuzajya tubahereza nibura video 3 mu cyumweru z'amaseri. Bivuze ngo ku wa kabiri, ku wa gatatu kugeza ku wa kane tuzajya dukora amakuru mu bice bitandukanye, kwa kundi tujya kureba abaturage tukababaza cyangwa hari ikibazo cyabereye nk'ahantu tukagikemura. Ku cyumweru nabwo tuzajya twirirwa dushutinga, nabwo muzajya mubona video y'amakuru, ariko cyane cyane miniseri cyangwa izi seri turi gukora zirimo inyigisho cyane cyane tugiye kuzisohora kenshi gashoboka. Nimba nawe ukunda kureba filimi nyarwanda, nyaboneka munyarwandakazi, mo hasi muri comment harimo link, genda ukande ku iyo link wirebere iyo video irimo inyigisho zitandukanye. Ushaka kuyireba ikagufasha, kubera ko kambanze mbabwire ibikubiyemo muri makenya kugira ngo mujye no kuyireba muzi bikeya biyikubiyemo. Haba hari umusore winjira muri supermarket akajya kwiba bikarangira afashwe. Ikindi haba hari umukozi bazanye gukora akazi bikarangira yibye miliyoni 30 z'amafaranga amadolari ya Amerika bikarangira ayibye. Subikire hano ngo izo nyigisho zose ziri mu seri ndetse harimo n'izo zitandukanye udukora subscribe kubaka urugo rwawe cyangwa ushobora gusenya urugo rwawe ariko ukazongera ukarusubiranya cyangwa kurusenya ukijijisha ukazagaruka kumbe uri kuneka ko umugabo wawe ataguca inyuma. Ibi byose bikubiye mu ino seri iri muri link hasi. Jya muri link urebe ino seri, rwose ni byiza cyane. Ikindi turi kurokirita abakinnyi, abantu bazi gukina filimi nyarwanda. Nk'ubu mukanya tubaze dushyiraho video za Rukerituma, kurokirita umuntu akakwereka ibyo ashoboye, warangiza ukamwemerera kwinjira muri timu munyarwandakazi. Nimba nawe wifuza kwinjira muri filimi nyarwanda ufite impano waheranye, igisubizo ni Kidasamura TV Rwanda.